Imana yumvikane hose rangurura ijwi nk'ikondera uburire abo mw'isi bose bamenye yuko Yesu aje. Nshuti bavandimwe, tubahaye ikaze kandi tubashimiye ko mubanye natwe muri uyu mwanya muri iki kiganiro cyitwa Impanda y'Imperuka. Nge turi bubane nkaba ndi Imaniriho Angelus. Uyu munsi turaza kwigira hamwe ijambo ritubwira ngo kumenya ibikwanditseho mu rubanza ndetse nuko wabikuraho. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana nkuko turi buze no kubikora, hatwereka yuko dufite urubanza imbere y'Imana. Ariko noneho ni gute twamenya ibitwanditseho, kandi nanone ni gute dushobora kubikuzaho mu rwego rwo kugira ngo dukemure urubanza dufitanye n'Imana. Mbere yuko dukomeza, reka tubasabe twicishe bugufi hanyuma dusenge. Turagushimiye Data wa twese udukunda, tugushimiye kugira neza ko kubanye natwe, uraturinze uhabwe icyubahiro. Wemeye ko tuza kuvugana n'abantu bawe, turakwinginze kugira ngo uduhereze ibikwiriye kandi natwe tubashishe kukubera ibyo bikoresho. Ijambo ryawe rinyurire muri twe, wikorere umurimo, dushime kugira neza kwawe. Abana natwe tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti muvandimwe, nkuko twari tumaze kubivuga, tugiye kwigira hamwe ijambo ritubwira ngo kumenya ibikwanditseho mu rubanza. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Daniyeli, igice cyaho ni icya 7, umurongo waho ni uwa 9 n'uwa 10, ijambo ry'Imana ritubwira neza ko imanza zashinzwe aho Daniyeli yabibonye mu iyerekwa, abona imanza zibashye. Ngaho ijambo ry'Imana rivuze ritya riti: komeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyir'ibihe byose aricara, imyambaro ye yeraga nka shelegi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye hatembaga umuriro, uduhumbagiza baramukoreraga, kandi inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Aha Daniyeli yinjiye mu iyerekwa, arangije abona urubanza rw'Imana. Bwa mbere abanje kureba imiterere y'Imana, umusatsi arawusobanuye, aho avuze ngo umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Avuga intebe y'ubwami bw'Imana ukuntu yasaga, yuko yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi hirya imisozo yayo cyangwa se inziga zayo ngo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere y'Imana ngo hari umuriro, uduhumbagiza bakoreraga Imana, bari abagaragu b'Imana. Noneho hirya ku murongo ukurikiye haranditse ngo kandi inzovu bari bamuhagaze imbere. Ubwo iyo Bibiliya ivuze ngo abantu inzovu, aba ari ukuvuga ngo abantu 10,000. ubwo iyo nicyo gise ngo ni inzovu. Noneho abantu inzovu, ubwo ni abantu batabarika, abo bari bahagaze imbere y'Imana. Noneho hirya, noneho imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Imana ntabwo igiye gushinga urubanza idafite aho irwandika. Ntabwo aba bantu bagiye kujya gucirwa urubanza imbere y'Imana badafite ibibashinja aho byanditse. Noneho dukwiriye kubimenya. Uru rubanza turi kwiga ni urubanza rwatangiye mu 1844, aho abantu basoma ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cy'8 n'igice cya 9, hari hageze umusozo w'iminsi 2300. Nubwo atari wo mugambi, ariko nibwo rubanza turimo. Uru ni urubanza rwitwa ngo ni urubanza kagenzuzi. Ntabwo ari urubanza rusuzuma ibikorwa bibi by'inkozi z'ibibi gusa, babandi bitwa ngo ni abapagani, babandi bavuga yuko batazi Imana. Ahubwo uru ni urubanza tugiye kwibandaho rw'abavuga yuko bazi Imana. Mu gitabo cyitwa urwandiko, kuko Bibiliya itwemerera ko hazabaho imanza ariko mu buryo bubiri butandukanye. Hari uruzabanza, hari n'uruzaheruka. Uruzabanza rwavuzweho na Petero mu gitabo cyitwa urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cyaho ni icya 4 umurongo wa 17, aho yavuze ngo kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza muri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Kandi niba biruhije ko abakiranutse bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha we bazabahe? Nuko rero
abababazwa nk'uko Imana ibishaka ni babitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo bagumye bakore neza. Aya magambo nari nshaka naya yanditse ku murongo wa 17 n'umurongo wa 18, aho Petero nawe asobanuye avuga neza yuko urubanza ruzabanziriza mu b'inzu y'Imana, ariko akomeza kwibaza ngo none nimba ruzabanziriza kuri twe, none abatubaha Imana ntibumvire n'ubutumwa bwiza, iherezo ryabo rizabirihe? Ku bantu bazasoma igitabo cyitwa Intambara Ikomeye mu Kinyarwanda ni ku rupapuro rwa 344, niho banditse bavuga neza ko urubanza kagenzuzi ruzabanziriza ku bantu bavuga yuko bafite umucyo, ku bantu bavuga yuko bizera Imana. Noneho hirya rwamara kubaho ababandi b'inkozi z'ibibi, babandi b'inkozi z'ibibi, nuko urwabo none hakaba ari rwo rukurikiraho, ubwo mwanzuro ugafatwa. Noneho urubanza rwatangiye mu 1844 ni urubanza rukurikira ibyacu twebwe abantu bakora nk'abitwa abakristo, abitwa abasenga. Ibyo dukora nibyo bigenda bikitabwaho n'umucamanza utibeshya uri iburyo bw'Imana, akaba ari mu cyumba cyahera cyane nk'uko byanditswe mu Baheburayo igice cyaho ni icya 9 umurongo wa 24. Noneho nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire neza nk'uko Daniel amaze kubivuga, ibyo dukora bijya bigira aho byandikwa. Ese byandikwa he? Ubwo aho niho tugiye kwibaza. Bwa mbere, Imana ifite ibitabo mu bwoko bugera kuri 3. Igitabo cya mbere ni icyitwa ngo ni igitabo cy'ubugingo. Iki gitabo cy'ubugingo cyandikwamo amazina y'abantu bakora umurimo w'Imana. Bibiliya ikivuga ite? Mu gitabo cyitwa Luka igice cya 10 umurongo wa 20, igihe intumwa zari zivuye kubwiriza, baje bishimye, baje banezerewe, aho Yesu yari yabatumye. Muzasoma muhereye muri Luka igice cyaho ni cya 10 umurongo wa 5, arababwira ati nimujye mu mahanga yose, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mwirukana abadayimoni. Nuko noneho bigeze nyuma baragenda bajya gukora icyo gikorwa, babona bari kuzura abantu, babona bari gukiza abarwayi, babona ibirema biragenda, impumyi zigahumuka. Umurimo wabo bavuye gukora baza byuzuwemo n'icyitwa ngo ni ibyishimo, kandi koko ntawe bitashimisha. Bageze imbere ya Yesu batangira kumurondorera ibyo bakoze byose, ibyo bakoze byose. Yesu arangije arababwira ngo nimwishime yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Uko kuvuga ngo igikwiriye kubanezeza kuruta ibindi si ibyo bikorwa, si ukubwiriza ngo bihane, si ugukiza abo barwayi, ahubwo imitima yanyu ikwiriye kunezerwa bitewe n'uko amazina yanyu yanditswe mu bitabo byo mu ijuru. Noneho nanone aya magambo yavuzweho n'uwitwa Paulo ubwo yarataga abadamu bamwe bari barakoze umurimo ukomeye mu kubwiriza ubutumwa. Ni mu gitabo cyitwa ni Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 3, aho yabavuze ati kandi nawe wo dufatanije umurimo ndakwinginze ujye ufasha abo bagore. Reka nsimbutse ijambo rikomeye, kandi nawe wo dufatanije umurimo by'ukuri ndakwinginze ujye ufasha abo bagore, kuko bakoranaga nanjye bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza, bo na Kirementi n'abandi bafatanyaga nanjye, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Paulo arabarondoye, nuko ageze nyuma aravuga ati nyaboneka muvandimwe, aba badamu bafatanije natwe umurimo hirya, kuko bakoranaga nanjye bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza, bo na Kirementi, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Icyo gitabo cy'ubugingo handikwamo abameze bate? Ku bantu bazasoma mu gitabo, kuko turi kuvuga ku gitabo cy'ubugingo, ni mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, n'ubundi ni ku rupapuro rwa 344, havuga neza ko igitabo cy'ubugingo cyandikwamo amazina y'abantu bakoze umurimo w'Imana. Abantu bakoze umurimo w'Imana naho ngaho bajya bandikwa. Nimba ushaka kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, zirikanira ijambo. Ndasoma mu gitabo cyitwa ni umurimo wa Gikristo ku rupapuro rw'107, banditse iri jambo rikomeye. Ni amagambo yavuye mu rwibutso n'integuza cyo mu kwezi kwa 8 tariki 23 mu 1892. Ubwo impamvu tuhavuze nuko abadafite iki gitabo bashobora kuyasanga aho ngaho. Haranditse ngo isi ikeneye ababwiriza butumwa bitangiye kubwiriza ubutumwa mu ngo, kandi ntawe uzandikwa mu bitabo byo mu ijuru
ko ari umukirisito adafite umwuka w'ibwirizabutumwa. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ntawe uzandikwa mu bitabo byo mu ijuru ko ari umukirisito adafite umwuka w'ibwirizabutumwa. Uwo mwuka w'ibwirizabutumwa wo ni umwuka umeze ute? Muri kino gitabo cyitwa umurimo wa gikirisito, ku rupapuro rwaho ni urw'101 baranditse baravuga ngo iyaba abayoboke ba Kristo bari bakangukiye inshingano, aho dufite umubwirizabutumwa umwe mu bihugu by'abapagane, ubu tuba tuhafite ababwirizabutumwa bwiza ibihumbi n'ibihumbi. Hepfo haranditse ngo kandi abatari gushobora kwitangira umurimo ku giti cyabo. Ubwo kuvuga ngo kuko dukeneye kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo dukwiriye kubwiriza ubutumwa. Noneho hirya uwo mutima w'ibwirizabutumwa, uwo mwuka w'ibwirizabutumwa udashoboye kujya kubwiriza azawugira ati? Haranditse ngo kandi abatari gushobora kwitangira umurimo ku giti cyabo bagombaga kuwushyigikiza umutungo wabo, amasengesho yabo hamwe no kuwukunda. Ibi bintu bigera kuri bitatu. Udashoboye kujya kubwiriza, ariko ushoboye we nabwiriza. Icyo ngicyo cyo rwose cyo kirashoboka kandi kiranakwiriye. Noneho hirya utabishoboye akwiriye kuwushyigikiza umutungo we. Icyo ni kimwe. Icya kabiri gusengera umurimo. Icyo ni icya kabiri. Noneho icya gatatu kandi nanone no kuwukunda, kumva yuko ukuraje ishinga, mbese mu byo uhirimbanira ukumva yuko umurimo w'Imana ukwiriye kujya mbere. Ukumva amagambo Yesu yavuze muri Matayo 24:14, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa mu isi yose kugira ngo bubuhe ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Ukavuga ati isi yose ikwiriye kumenya Yesu. Uhereye bugufi bwawe kwa kundi ushoboye, hirya aho udashoboye kugera ngo ugakoresha umutungo, ntabwo ari wa undi pasiteri azahembwa. Oya, ahubwo byibuze ukaba nk'umugabo umwe wavuzwe muri iki gitabo, yari umucuruzi, ariko ngo mu gihe ari gucuruza akazajya atanga ubutumwa, baba babwiye neza, abahaye inyandiko, ariko hirya yajya no kuryama akavuga ati ndabizi yuko n'ubu ngubu umurimo w'Imana uri kujya mbere kuko mfite intumwa nohereje mu mahanga. Uko niko kugira umwuka w'ibwirizabutumwa. Urabwiriza ushoboye, utashobora ugashyigikiza umutungo wawe, hirya ukasengera umurimo ya ntumwa yagiye kubwiriza, hanyuma ukabasha kubaho, ikabasha kubaho yungutse bitewe nuko ari wowe wayisengeye. Noneho icya gatatu nanone n'umurimo w'Imana ukawukunda. Noneho tuti muvandimwe, ijambo ry'Imana riravuze ngo ntawe uzandikwa mu gitabo cy'ubugingo adafite umwuka w'ibwirizabutumwa. Ibyo byo tubizirikane. Noneho hirya rero hakabaho icyitwa igitabo cy'urwibutso. Iki gitabo cy'urwibutso kivugwaho muri Maraki, igice cyaho ni icya 3 umurongo wa 16. Maraki ndasoma, igice cyaho ni icya 3 umurongo wa 16. Ijambo ry'Imana rivuze riti havuze hatya ati maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva, nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubaha Uwiteka bakita ku izina rye. Aha muri Maraki 3 umurongo wa 16 atubwiye ibijyaniranye n'igitabo cy'urwibutso. Iki gitabo cy'urwibutso ni ahantu Imana ijya yandika ibintu izajya yibukira umuntu. Ari nayo mpamvu natwe dukwiriye gukora ibishoboka byose ngo dusige urwibutso rwiza, haba ku Mana ndetse no ku bantu. Noneho iki gitabo cy'urwibutso nanone cyavuzweho n'uwitwa Nehemiya. Ku bantu bazasoma muri Nehemiya igice cya 13 umurongo wa 14, aho yasabye Imana aravuga ati Mana, imirimo ngukorera, imirimo nkorera inzu yawe. Ngaho aya magambo nayasoma Nehemiya igice cyaho ni icya 13 umurongo wa 14. Twihuta kugira ngo aya magambo tuyumve. Ko dukomeje kwiga, turi kwiga ijambo ritubwira ngo kumenya ibitwanditseho mu ijuru ndetse nuko dushobora kuba twabikuzaho mu rubanza. 13 umurongo wa 14, ngaho ijambo ry'Imana rivuze ritya riti Mana yanjye, ujye unyibuka ku bw'ibyo, kandi ntuzahanagura imirimo yanjye myiza nkoreye inzu y'Imana yanjye n'ibihe bifatwa muri yo. Aravuze ngo Mana yanjye, ujye unyibuka ku bw'ibyo.
kandi ntuzahanagure imirimo yanjye myiza nkoreye inzu y'Imana yanjye n'ibihe bifatwa muri yo. We yarasengaga akavuga ati imirimo yanjye myiza uzajya uhora uyibuka. Iki gitabo cy'ubugingo rero nako iki gitabo cy'urwibutso handikwamo iki? Ku bantu basomye igitabo cyitwa Intambara Ikomeye 344 batondaguye aya magambo, baravuga ngo bwa mbere handikwamo amagambo agaragaza kwizera. Amagambo agaragaza kwizera. Iyo umuntu ahamije Imana, iyo umuntu ahamije Yesu, aya magambo ye ajya yandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Tujye twitondera iki? Mu gitabo cyitwa Matayo igice cya 10 umurongo wa 32 kugera ku murongo wa 33, Yesu yaravuze ngo uzampamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamya imbere ya Data n'imbere y'abamarayika, ariko uzanyihakanira imbere y'abantu nanjye nzamwihakanira imbere ya Data n'imbere y'abamarayika bera. Noneho bivuze ngo iyo umuntu agiye guhamya Yesu, Yesu ajya afata ubwo buhamya yahamijwe hanyuma akagira ahabwandika kandi agahora bwibuka. Ese nshuti muvandimwe, amagambo yawe ahamya Imana. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ibikorwa by'urukundo bijya bihandikwa. Ibikorwa by'urukundo nusoma muri Matayo 25:31 ari uhereye haranditse ngo ubwo umwana w'umuntu azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanuye nk'uko umwungeri arobanuye intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe n'ihene azishyira ibumoso bwe. Azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha, muraga ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi, kuko nari nshonje muramfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, nari nambaye ubusa muranyambika, nari umushyitsi murancumbikira, nari ndwaye ndetse ndi no mu nzu y'imbohe muza kunsura. Ngo nabo bazamubaza bati se ni ryari twakubonye ushonje wambaye ubusa? Ni ryari twakubonye ufite inyota? Ni ryari twakubonye uri umushyitsi? Ni ryari twakubonye urwaye cyangwa se uri no mu nzu y'imbohe? Yesu ngo azabasubiza ati ndababwira yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene Data boroheje hanyuma y'abandi, ari nge mwabikoreraga, ari nge mwabikoreye. Noneho icyo gikorwa cy'urukundo, kwa kundi ugaburiye umushonje, kwa kundi uhaye icyo kunywa ufite inyota, kwa kundi uhaye umwambaro wambaye ubusa, ntabwo kijya kibagirana. Imana iracyandika ikagishyira mu gitabo cy'urwibutso. Mbese nshuti muvandimwe, ntawongera wibaze, ibyo bikorwa by'urukundo urabifite, ariko nubwo ujya ugikorera uwo uri kubona urushobozi, Yesu we kijya kimubaka umutima ndetse akanagifata nk'aho ari we bwite gikorewe. Noneho icya gatatu ni icyitwa ngo umurimo wose wo gukiranuka wandikwa aho ngaho. Umurimo wo gukiranuka ni iki? Ni ukubana neza n'Imana, kwirinda icyaha no kubana neza n'abantu. Icyo gihe ubaye umukiranutsi. Uko umuntu abana neza n'Imana, uko yirinda ibyaha, Imana ijya ibizirikana. Ntabwo Imana ijya ibyibagirwa. Muzasome mu gitabo cyitwa Yobu igice cya 1 umurongo wa 8. Imana yahamirije Satani ati warebye mu isi ko nta muntu umeze nka Yobu, yuko ari umukiranutsi wirinda ibibi. Imana yari ibizi. Umurimo wose wo gukiranuka rero, uko kwirinda ibibi kose, Imana ijya igera nyuma ikabyandika bikayiba ku mutima. Igitabo cy'urwibutso bikaba birimo. Ikindi ni icyitwa ngo igishuko umuntu yatsinze. Igishuko umuntu yatsinze nacyo kijya cyandikwaho. Ariko nimujya gusoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 19 haranditse ngo kuko icyatsinze umuntu kiba kimuhinduye imbohe yacyo. Ngaho reka aya magambo tuyasome tutayavuga uko atari. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cyaho ni cya 2 umurongo wa 19 haravuga ngo icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye imbata. Ngaho hati babasezeranya umudendezo nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze. Ijambo nshaka kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Nshuti muvandimwe rero, iyo umuntu agize ikigeragezo cyangwa se igishuko anesha, akanga yuko kimunesha wakakinesha, kijya kigera nyuma kikandikwaho. Wanesheje iki? Cyangwa ahubwo ibishuko byinshi bimaze kukugira imbata. Niba bimaze kukugira imbata, uko byakunesheje nuko biri kugutwara byanditswe mu gitabo cy'ibyaha, ntabwo byanditswe mu gitabo cy'urwibutso. Ariko wagira ngo bineshe, wagira ngo tubineshe, byose Imana igera nyuma ikabigira ku mutima ikavuga ati yo ntabwo nzibagirwa ko runaka hariya yatsinze. Noneho hirya ikindi ni icyaha umuntu yanesheje.
icyaha umuntu yanesheje. Imana mu bugiraneza bwayo ntabwo yigeze iteganya yuko icyaha gikwiriye kunesha umuntu, ahubwo yo yagiye iduhereza uburyo bukwiriye bwo kugira ngo icyaha tuzakineshe. Se ntimuzi ko igihe Imana yavuganaga na Kayini, Kayini yuzuwe n'umujinya, igitambo cye kitakiriwe, ari yarunguriwe, ko Imana yamubwiye ngo ibyaha biri tugatugira ku rugi, ni wowe bishaka ariko ukwiriye kubitegeka. Ayo magambo yanditswe mu gitabo cyitwa Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 6 kugera ku wa 7. Noneho bitubwira ngo ibyaha bijya biza biri ku rugi bikeneye ngo byinjire mu mutima, ariko hirya nahanjye nahawe kubyemera ngo byinjire cyangwa se kubisubiza inyuma bikagenda. Noneho icyaha umuntu yategetse hanyuma akagitsinda, iki ngiki kijya cyandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Gutsinda icyaha ku bantu babizi, mu gitabo cyitwa Inama Zigira Itorero 220 havuze iri jambo rikomeye, hahavuga hatya hati: iyo ingeso mbi zirwanijwe, reka nsome neza, iyo ingeso mbi zirwanijwe zirushaho kwanga kuva mu byimbo. Ku bantu babizi ingeso mbi, iyo umuntu yamaze icyaha cyamaze kuba ingeso muri twe, cyamaze kuba umuco, kugikora biroroshye, twabaye imbata zacyo. Ariko hirya niyo umuntu ahagurutse kugira ngo aneshe icyaha, ngo ya ngeso mbi muvemo, ngo bijya bigaragara yuko itava mu byimbo. Ariko hirya, ariko iyo ntambara irwanishijwe imbaraga no kutanambuka, amaherezo za ngeso mbi ziraneshwa, bya byaha biraneshwa, ibyakugize imbata bikuvaho. Noneho nshuti muvandimwe, hano hatubwiye neza yuko icyaha cyose twanesheje nta Imana igicyandika. Noneho ikindi, ijambo rihumuriza abandi umuntu avuze naryo rijya byandikwa. Naho bagize ibyago kavuga ati rero bavandimwe, ukabasomera rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cyaho ni cya 4 umurongo wa 13, ukabasomera iryo jambo rivuga ngo, Abatesalonike 4:13, ariko bene data, ubwo ni wowe uri gukomeza abantu, ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka babandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abariko twizere yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirizwa n'ijambo ry'Umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'Umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko Umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru, aranguriye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu dusanganira Umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'Umwami iteka ryose. Umurongo wa 18, nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Icyo cyitwa ngo ni ijambo ry'ihumure uvuze, ukomeje abandi, Imana igegera nyuma ikavuga ati yo uzi ko runaka wari uri mu bibazo wamukomeje. Ijambo rikomeye nuko ngo kuza kwa Yesu ngo niryo humure rijya rihumuriza umukristo imibereho yabamo yose. Yazi yuko Yesu azaza, byose bikarangira, imibabaro yose igashira, yaba yarapfuye akazuka akabaho, ibyo bintu ngo ni ihumure ku mutima. Noneho nshuti muvandimwe, zirikana neza ko amagambo y'ubwira abandi iyo kubakomeza nanone ajya yandikwa muri iki gitabo cy'urwibutso. Noneho hirya, umurimo w'ubwitange, iyo bavuze ngo kwitanga, nuko ugira umuntu ushyira mu cyimbo cyawe. Noneho icyanyuma nanone ngo n'umubabaro umuntu yihanganiye ku bwa Yesu. Ntitwabisomye muri Matayo 5 umurongo guhera ku wa 10 kugera ku wa 12, aho Yesu yavuze ngo namwe muzaba muhirwa niba barenganya babahora izina ryanjye, ngo muzanezerwe muziterere hejuru, ngo kuko ingororano zanyu zizaba ari nyinshi mu ijuru. Noneho bivuze ngo iyo abantu bakwanze, iyo abantu bagukubise, iyo abantu bagufunze, iyo bakwicishije inzara, iyo bakwishe se, imbere y'Imana uburu w'igikundiro, ibyo wihanganiye ku bwa Yesu gusa, Yesu ajya agera nyuma akavuga ati yo uyu muntu wahowe ibyanjye ntago ndi bureke yuko akagashinyaguro yanyuzemo kabimfabusa, ahubwo akabifata akabyandika mu gitabo cy'urwibutso. Noneho nshuti muvandimwe rero, turavuga n'icyitwa ngo ni igitabo cy'ibyaha. Iki cyanditswe mu Mubwiriza igice cya 12 umurongo wa 14, mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo waho n'uwa 5. Aho hose hatubwira yuko
Imana izazana umurimo wose mu rubanza, n'igihishwe icyo ari cyo cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Ubwo Imana ijya igiraho ibyandika. Mu gitabo cyitwa Yesaya 65 umurongo wa 6 kugera ku wa 7, Yesaya 65 umurongo wa 6 kugera ku wa 7, haranditse ngo, dore ibyo biranditswe imbere yanjye, sinzabyihorera ahubwo nzabyitura, ni koko nzabibitura bigere ku mitima yabo. Gukiranirwa kwanyu bwanyu nuko abasogokuruza wanyu nzakubiturira hamwe, ni Uwiteka avuga. Noneho ahangaha Imana ivuga neza yuko ibyaha byose dukora byanditswe imbere y'Imana, ariko n'igikomeye n'amagambo y'imfabusa abantu bavuga, yayandi y'amashyengo, yayandi y'ibikino, yayandi y'ibitutsi. Muzabisoma muri Matayo 12 umurongo wa 36, aho Yesu yavuze ngo, ndababwira yuko ijambo ryose ry'imfabusa abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Noneho nshuti muvandimwe, rero dukwiriye gukora iki? Kuko ibi byose bishobora kuturega imbere y'Imana. Kandi nimusoma muri Zaburi 143 umurongo wa 2, Dawidi we yisabira Imana ngo, kandi ntushire umugaragu wawe mu rubanza, kuko ari ntawo mubabaho ushobora gutsindira mu maso yawe. Twese tugiye mu rubanza imbere y'Imana yadutsinda. Ibitekerezo byanjye, ibitekerezo byawe birahindanye. Amagambo yanjye, amagambo yawe arahindanye. Ibikorwa byanjye, ibikorwa byawe birahindanye. Nimba utabibona ni ikibazo gihari, ariko nimba ubibona urabona neza yuko ibyo mvuga ari byo. None dukwiriye kubikora ute? Nitujya mu rubanza ko tuzatsindwa, natwe kwisabira kugira ngo tube nka Dawidi, natwe ngo twe kujya mu rubanza, icyo dukwiriye gukora ni iki? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 19, haranditse ngo, nuko mwihane muhindukire, iminsi yanyu yo guhemburwa no kwiza ituruka ku Mwami Imana. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe. Iryo jambo nari ngibagiwe. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe. Ngaho reka dusome tutayavuga uko atari. Naho haranditse ngo, ibyakozwe n'intumwa 3:19, nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Iyo twihannye ibyaha byacu birahanagurwa, iminsi yo guhemburwa ikabona ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Noneho nshuti muvandimwe, rero iyo umuntu yihannye, Imana ihanagura ibyaha. Ngaho Yesaya 43:25, hanyuma turasoma amagambo makeya dushire ku musozo. Yesaya 43:25, haranditse ngo, ubwanjye ni Imana ivuga, ubwanjye ninjye uhanagura ibicumuro byawe nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindishirizwe. Nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindishirizwe. Icyitwa gutsindishirizwa ni uko umuntu atsindwa agashaka umutsindishiriza. Icyo nicyo dukwiriye gukora. Dukwiriye kujya imbere y'Imana tukayereka ko urubanza rwayo rudutsinze, hirya tukayisaba kugira ngo idutsindishirize. Aho niho Yesu yitambika, akoresheje amaraso ye akatubera igitambo, akoresheje ububasha afite akatubera umutambyi, akongera kuduhuza n'Imana. Noneho nshuti muvandimwe, nubwo waba ufite ibibi byinshi bikwanditseho, urubanza uzarutsinda gusa binyuriye mu kwicisha bugufi imbere y'Imana no kwihana. Urubanza rukakuvaho, Yesu akaba ari ufata dosiye yawe akajya kuyiburana. Ibyaha bitihanwe ntibyashyizwe mu maboko ya Yesu ngo aburanire umunyabyaha. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka 232, kuko ariho dusoreje 232, ijambo ry'Imana rivuga ritya riti, ubwo igihe cy'imbabazi kizarangira bizaba bitunguranye. Igihe Yesu azavuga ngo wera nagumye yere, n'uwanduye nagumye yanduye, bizaba bitunguranye. Abantu benshi ntibazaba babizi, abari mu nsengero bazaba babyina, abari mu byaha barushijeho gusahisha, abenshi ntabazi ubutumwa, bari kuvuga ngo igihe cyo kwihana kiracyariho, reka njye kwikorera iki, nikorera. Igihe gitunguranye hirya mu buryo butari bwitezwe, igihe tuzaba tutabyiteze cyane. Ariko uhereye ubu, guhera muri uyu mwanya, dushobora kwandikwaho ibyiza mu ijuru. Ya mirimo myiza Imana igizirikana, tubwiriza ubutumwa bwiza, twandikwe mu gitabo cy'ubugingo, dukora ibikorwa byiza by'urukundo byose, gukomeza abantu, kunesha ibyaha, kunesha ibigeragezo, ibyo byose byandikwe mu gitabo cy'urwibutso. Guhereye ubu dushobora kwandikwaho ibyiza. Noneho ikindi no kumenya ko Uwiteka atwemeye. Mbega amagambo y'ihumure.
icyo nicyo kizadufasha mu rubanza. Hirya y'ibyo nta kindi. Ongera utekereze ku bikwanditseho mu ijuru, kandi ikindi urebe ukuntu uru rubanza wazarusimbuka. Imana ibitubashishe mu izina rya Yesu. Amen. Yumvikane hose, rangurura ijwi nk'ikondera, uburire abo mu isi bose bamenye yuko Yesu aje.